twongeye kubaha ikaze abo dukunze kubana nanone mu kiganiro kijanye n'ijambo ry'Imana mu guhugurana igihe bibaye ngombwa kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Mu biganiro bishobora kugira umumaro no gutuma abantu bitekerezaho mbuze ubuzima babamo. Mbere yo gutangira ikiganiro, reka tubanze twiragize Imana, tuyirarike, kuko ibyo dukora byose tuba tubanza Imana imbere. Imana yacu, Umwami wacu, dukomeje kuba imbere yawe twishimira ineza uzitugirira buri munsi, ukayitwereka. Muri mwanditsi yavuze ngo tubaho ku bwawe, tugenda ku bwawe, tugirirwa neza nawe, tuduha imbaraga. Turagukeneye muri uyu mwanya, muri kiganiro tugiye gutanga. Ni ikiganiro gishobora kugera kuri benshi, ariko turagukeneye ngo kibemo, kibe gifite umugisha ku bacumva. Bana natwe, ni wowe tubisabye, ni mu izina rya Yesu Mwami, amen. Ikiganiro cy'uyu munsi, reka tuvuge insanganyamatsiko yacu. Insanganyamatsiko y'ikiganiro cya none iravuga ngo uko wakwitegura guhura n'Imana. Uko wakwitegura guhura n'Imana. Tugendera ku zanditswe zera, ijambo ry'Imana, Bibiliya. Dusome ibyanditswe, hanyuma tubone kuganira cyangwa guhuza ikiganiro, duhugurane ni muri ubwo buryo dushingiye ku ijambo ry'Imana. Dusome mu buhanuzi bwa Mose cyangwa Amosi, ibice 4. Ubuhanuzi bwa Mose, ibice 4, umurongo wa 12. Aravuga gutya ngo, nico gituma nzakugerageza ntyo Isirayeli we, ubwo nzakugerageza ntyo itegure gusanganira Imana yawe Isirayeli we. Yesu ashimwe. N'ubundi reka dusome ijambo rindi mu rwandiko rw'Abatesalonike ba mbere, ibice 4, umurongo wa 16 tugeze kuri 18. Dusome. Bibiliya iravuga ngo, kuko Umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye, n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza gusuka, maze natwe bazaba bakiriho basigaye, duhereko tujananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira Umwana mu kirere. Nuko rero tuzabana n'Umwami iteka ryose. Nuko mu
mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Haleluya. Mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Nanone ntituretse gusoma, twongere dusome mu butumwa uko bwanditswe na Matayo, ibice 24 n'umurongo wa 44. Haravuga gutya ngo, nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza arico Umwana w'umuntu azaziramo. Haleluya. Turekeraho gusoma, dusome igitabo cyo kubara ibice 23 n'umurongo wa 10. Ninde ubasha kubara umukungugu w'ubwoko bwa Yakobo? Cyangwa ninde ubasha kubara igice cya 4 cy'Abayisiraheli? Icamba kipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanje rikaba kiryabo. Yo, haleluya. Tugaruke ku ijambo ryacu maze tubihuze n'aya magambo tuvuye gusoma. Bibiliya yatubwiye ngo uko wakwitegura guhura n'Imana, uko wakwitegura guhura n'Imana, kwitegura guhura n'Imana. Ni gute wakwitegura? Ese hariho ukuntu umuntu yahura n'Imana? Dusanga rero iri jambo riratubwira ngo umukristo ukomeye aba yiteguye guhura n'Imana, ahora yiteguye. Umukristo ukomeye uwo nguwo aba yiteguye guhura n'Imana, niwe mukristo ukomeye. Noneho umuntu akibaza ngo se ni ryari umuntu ashobora guhura n'Imana? Ni ryari umuntu ashobora guhura n'Imana? Tubirebe mu busobanuro mu magambo abiri, ukuntu umuntu yakwitegura guhura n'Imana mu magambo abiri. Irya mbere ni ukuzamurwa, umuntu azamurwa. Kuzamurwa, umuntu akazamurwa mu ijuru. Buriya iyo umuntu azamuwe mu ijuru aba agiye guhura n'Imana. Mu mateka y'isi no kubaho tuzadusanga abantu babiri Bibiliya zitubwira bazamuwe bakaja guhura n'Imana, bakazamurwa. Umwe ni Enoki, undi ni Eliya. Abo bagabo babiri mu mateka ya Bibiliya bizitubwira kuko bazamuwe. Bibiliya zitwereka gukiranuka kwa Enoki, agendana n'Imana, Imana agendana nayo akiranutse. Ngo bukeye Imana iramuhamya, iramwimura, arazamuka adapfuye, ajana n'Imana. Uwo ni umugabo wakiranutse mu mateka, agenda mu ijuru adapfuye, aragenda arazamuka. Uwa kabiri ni Eliya. Eliya nawe
bw'umuhanuzi. Umunsi umwe nawe yaragiye, Imana iramwimura agenda abizi. Elisa aramuherekeza, aragenda amubwiramo, baganira, aramubwira ati uyu munsi ndagukurwaho. Elisa aramubaza, aramubwira ati nuja kugenda ubwire icyo nsigire ku mugabane wawe w'umwuka wawe. Rero aramubwira ati ntuntumbira ibyo uvuze urabibona. Nuko Elisa yaramutumbiriye koko ngo abona mu kanya uko serwakira iza iramurengeza, iramujana. Eliya arazamuka arinjira mu bicu. Undi ni Yesu Kristo, ariko iwe ni umwana w'Imana. Byari bikwiriye kuko azamurwa akaja mu ijuru, ngo amaze kuzuka, amaze kwiyereka abigishwa biwe inshuro nyinshi cyane. Umunsi umwe ngo bari ku musozi wa Elayono, bariho baganira abigishwa biwe, akomeje kubiyereka kuko yarabimenyereye muri iyo minsi hanyuma amaze kuzuka, ngo yaberetse ibihe bigera kuri 40. Amaze ngo azamurwa, bakimureba bakiri kumwe nawe, ngo arazamuka. Bitwe ngo arazamuka, tubisoma mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Ngo arazamuka, ngo bakimureba abakurwamo, arazamuka, ngo bakomeza gutumbira hejuru bamureba uko azamuka, ngo babona ko arenga mu bicu. Bagitangaye ngo babona ngo ku bicu bimwakira biramukingiriza. Bagitangaye gutyo ngo babonekerwa n'abagabo babiri barabagirana, ngo barabaza ngo ese ubwo ni bamarayika ariko mu ishusho y'abagabo? Ngo ubundi bamarayika bazaboneka mu ishusho y'abagabo. Barabaza ngo ese mwa bagabo mwe b'i Galilaya ko mutangaye mukaba mubabajwe na Yesu wakuwemo? Arababwira ngo kuriya mubonye agiye ngo niko azagaruka. Haleluya. Kuriya mubonye agiye niko azagaruka. Noneho abo bantu ko ari batatu, bamwe ni abantu ariko uwa gatatu ni Imana. Twavuze babiri, Enoki, wa kabiri Eliya, uwa gatatu ni Imana, Yesu wenyine. Zabikwiriye ko azamuka. Rero dusanze umukristo ukomeye niwe witeguye kujana n'Imana cyangwa guhura n'Imana. Ese ubundi ni ryari? Reka tubisobanure amagambo abiri kuko tubivuze. Irya mbere ni ukuzamuka. Haleluya. Bibiliya itubwiye gutya mu gitabo mu Rwanda Abatesalonike ba mbere. Bibiliya yatubwiye ngo kuko umwami ubwe azaza, ubwe ngo azaza amanutse, ngo ava mu ijuru, ngo arangurure ijwi rirenga, ngo hamwe n'ijwi ry'amarayika ukomeye, ngo n'impanda y'Imana, ngo nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Ni ukuvuga ko ubundi umukristo witeguye guhura n'Imana yiteguye guhura n'Imana ubwo impanda izavuga. Impanda izavuga, niko bitubwiye. Impanda y'Imana izavuga, ngo nuko abapfiriye muri Kristo umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, arangurura ijwi rirenga, hamwe n'ijwi ry'amarayika ukomeye, n'impanda y'Imana. Yesu ashimwe. Umwami ubwe azaza, azaba amanutse ava mu ijuru. Uwo ni Yesu azaza. Impanda izavuga, iyo ni yiwe. Ngo havuge n'ijwi n'iyindi mpanda y'amarayika ukomeye,
ngo ni impanda y'Imana, impanda zitatu zizavuga ya Yesu ubwiwe, yo kuzamura itorero. Abapfuye ngo bazuke, bazayumva. Abapfuye bapfanye ibyiringiro bazayumva. ngo n'iyindi izavuga ya marayika ukomeye, nayo izavuga, havugwe n'impanda y'Imana. Bapfuye nabo bazuke, baje gusanganira umwami mu kirere. ubwo ni ubwa mbere Yesu ubwo azaza amanutse ava mu ijuru. ubwo rero witeguye umukristo ukomeye uzaba ariho ubwo impanda izavuga, azazamurwa nyine aje guhura n'Imana. uwa kabiri witegura guhura n'Imana. nanone n'uzaba ahuye n'urupfu, gupfa. umuntu upfuye, gupfa ni inzira yo guhura n'Imana. wabisomye hariya n'ubundi mu gitabo cyo kubara ibice 23 n'umurongo wa 10, hatubwiye ngo ninde ubasha kubara umukungugu w'ubwoko bwa Yakobo, cyangwa ninde ubasha kubara igice cya 4 cy'Abisirayeli, ngo icyampa kipfira kuko abakiranutsi bapfa, ngo iherezo ryanje rikaba kiryaho. iherezo ryanje, icyampa umwanditsi aravuze ngo yifuza gupfa urupfu rw'abakiranutsi. iyo abakiranutsi bapfuye baba bagiye guhura n'Imana. abakiranutsi iyo bapfuye baba bagiye guhura n'Imana. Yesu ashimwe, haleluya. baba bagiye guhura n'Imana abakiranutsi. iyo niyo nzira yindi abantu bazashobora guhuriramo n'Imana, ni mu gihe bapfuye. uyu yarabyifuje, aravuga ngo icyampa ngapfa urupfu rw'abakiranutsi. noneho muri Matayo twongeye turasoma kuri 24 n'umurongo wa 10, 24 na 44, hatubwiye gutya ngo nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo Umwana w'umuntu azaziramo. Yesu ashimwe. igihe mudatekereza, mwitegure gusa. urupfu rushobora kubatungura, noneho mukaba mugiye guhura n'Imana. nicyo gihe umukristo ahora yiteguye. Bibiliya yatubwiye mu gitabo cya Mose ngo nicyo gituma nzakugerageza ntyo Isirayeli, uko nzakugerageza ntyo itegure gusanganira Imana yawe. yewe Isirayeli, witegure gusanganira Imana. nubwo uri mu bigeragezo uhura nabyo, ariko witegure guhura n'Imana, gusanganira Imana. bavandimwe, dusangiye kino kiganiro. Bibiliya yatubwiye ngo umukristo ukomeye ni uwiteguye, uhora witeguye, ngo mube maso, kuko mutazi igihe mutekereza ko atari cyo, nicyo gihe Umwami azazira. rero ni mu magambo abiri: kuzamurwa, itorero rizamuka; kabiri ni uguhura n'urupfu. ariko iyo uhuye n'urupfu rukugezeho uri umukristo ukomeye, nanone ntacyo bitwaye. Pawulo we yaravuze ngo mbese mu ngabo ngiye gupfa byaba ari byiza, ni inyungu kuri je, bangiye gusanga umwami wanje, cyangwa gusanga umwami wanje.
kandi nakomeza kubaho, gukomeza kwera imbuto n'ubundi. Ariko ibyiza bivuze ngo ibyiza ni uko nakwigendera nkaja gusanganira umwana. Abavandimwe banyumvishije muri kino kiganiro tubanye namwe, bitegura gusanganira umwana mu bihe ibyo ari byo byose. Wahura n'urupfu, Yesu yatinda kugaruka, yagaruka vuba akakujana, cyangwa agatinda ugahura nanone urupfu rukakujana ugahura narwo, icango ni ukuzahura n'umwami Imana. Imana idufashe twakira ijambo ry'Imana kandi duhore twiteguye, tuba abakristo bakomeye biteguye iminsi yose. Twakire ijambo ry'Imana. Murakoze cyane.